ngo bazange FPR kubera ko ari abatutsi. cyane cyane urabivuga pe. ahubwo mu urugero uvuga reka nivugira ibyo mvuga nimara nigendera. ya kubivugira kuri channel z'abatigisha urwango njye niba nigisha urwango mbabarira rwose aho gaheka utazumva urwango ukajya kwanga abantu ngo ni ngewe wabikwigishije. urumva John kufungura nagushyize kuri niyuti gufungura mikoro hanyuma utubwire ibyo ushaka kutubwira. Anyway, inshuti yanjye Komera muvandi. nimara mwumva buri kanya sometimes ntabwo nyavugira kuri channel yawe ndakumva kandi ndagukunda ariko nanjye hari akantu ugiramo kantu nkavuga se uyu mugabo ko yari umuntu mukuru avuga n'ibintu bifite ubwenge kuki uhora uri negative nibura n'ibyiza leta y'u Rwanda ikora ukanabivugaho ugahora uri negative kavuga se kweri uriya n'u Rwanda uri umunyarwanda uriya Rwanda n'urwawe kuki uhora upinga kandi ntujye n'inama yo kuvuga ngo wenda twakora dutyo buriya hariya ikirari n'igihugu cyawe ibyo ari byo byose nubwo aho utuye hari hose simazi ariko ntibishobora kwiteza umutima iyo uryamye wo mu buriri umuntu we yaryamye wese agatekereza akavuga ati mana yanjye ibyo navuze nibyo cyangwa nibyo kuki uhora uri negative kuki udashobora kuryama ukavuga uti ndatekereze noneho kiriya n'igihugu cyanjye niho navukiye ugashakisha ukajya unayobora ntabwo navuga ngo u Rwanda 100% wenda ibyo bakora nibyo ariko buri munsi ni byiza ubihinduramo ibibi ukaba negative nicyo kintu nanjye nashaka kubaza. uravuze ngo mvuga ibintu by'ubwenge wavuze ngo mvuga ibintu by'ubwenge rimwe na rimwe ariko ugahora negative hari uvuga uyobora abantu muvugira inkotanyi muragoye nibyo by'ubwenge ntabwo mvugira inkotanyi nawe ndakuvugira ariko njyewe nk'umuntu harwo ntekereze nkavuga kuki uhora muri negative nturebe n'ibyiza byo kure nturebe inzira zo bubatse hariya mu Rwanda nturebe Kagame ibyo akoze nturebe ibyiza byari byose ukabihinduramo ibibi. warangije kuvuga ntabwo wongera kumvugiramo ko ariko babatoje ndarangije mbwira iyo mpamvu ibigutera ibyo by'ubwenge uvuga ndimo kuvuga nabyo ni negative. hari kuvuga nk'ibyo ngo ugire inama bitari kuri leta ngasanga usa nk'umuntu ufite ubwenge wagira ubwenge uyobora abantu cyangwa wiyemeje kuza kunshyiramo ibyawe umbabarire nibona ngo nkofoye ninze wankuraho ariko ndavuga hari kuvuga ibintu ngasanga ufite ubwenge bo wayobora abantu ukavuga ibintu byateza abantu imbere ukavuga ariko buri munsi uhora uri negative nibyo navuga by'ubwenge uvuga iby'ubwenge ufite ubwenge pe narabibonye ufite ubwenge ariko ufite ubwenge bwo kuyobya abandi bantu abanyarwanda wagarutse mu by'ubwenge mvuga wumva bifite ubwenge nabyo ni negative. iby'ubwenge uvuga ubwenge nkareba umuntu ushobora no kuyobya abantu nawe ashobora kuba afite ubwenge by the way bwo kuyobya abantu ubwo bwenge nibwo ufite hanyuma ukabuza kubikoramo iki nkavuga ndakumva ufite ubwenge bwo kuyobya abandi bantu kuki utagira n'ubwenge bwo kugorora abantu ukagaruka mu rwakubyaye ukabaha ubwenge bwo kwiteza imbere ukabaha ubwenge bwo kugaruka nawe ukagaruka nujya mu mahanga ko ndeba ushaje igihe Kagame yari ari hanze ninde wamubwiye ngo agaruke yari afite ubwenge yagize ubwenge bwo kugaruka ubwo nanjye rero igihe nikigera uzabona ngarutseho umura nugira ikibazo
sometimes uragoye kandi nukuri wite ugitekereza nuryama wenda mukagoroba urukije ubwonko ugitekereza iya ni igihugu cyawe ibintu byo kugira cyo kubwira abantu kuyabya abantu ntabwo ari byo nshuti yanjye ibyo nabebejeho abantu ushobora kugorora nibi ukavuga uti reka nguhe umwanya ubigorore ngaho bigorore koresha ubwawe bwenge ubigorore uhora ubwira abantu intambara ubihozaho buri ku munwa wawe intambara nahamagariyemo abantu ibibi byonyine ukavuga ibibi umva wa mugabo we ntimukagira amatiku kandi mukuze intambara nahamagariyeho abantu nibera ahaganaye nabwiye abantu ngo ntibajye kurasana mu Ruhengeri Igitarama Ibutare mu ntara y'amajyepfo y'amajyaruguru y'Iburasirazuba cyangwa muri Kigali y'umujyi nabwiye abantu ngo nibarasaranira ahaganaye inshuti yanjye wanyutinze why do you mute me then kuki umutinga singira ijambo impamvu unyutinga nuko wanga ko mvuga kandi cana ari iyanjye nzabavuga ngo reka nkuharire nabona njya kuvuga ndacecetse reka mfunga umunwa oya ntabwo ari ukugufunga umunwa muzaze mumenya kuganira abantu b'inkotanyi murabona nanjye ndaganira navuze buhoro nakumvishije naganiye neza nditonda ngabo nyine mbabarira yawe uravuze ngo wavuze ko mpamagarira abantu intambara mbwira aho nahamagariye abantu intambara nahaganaye amagambo uvuga ayo ariyo yose ni gusenya iwacu mu gihugu cyawe iby'intambara bivuyeho bihindutse gusenya n'intambara byose birahwanye nihe nabwiye abantu ngo ntibajye gusenya amazu navuze amazu gusenya igihugu cyawe ntabwo ari amazu yonyine no gusenya igihugu nihe nabwiye abantu ngo ntibasenye igihugu ibyo bahora ku munwa wawe rwose 100%. nyine ndihehe mbwira aho nabivuze uvuga uti dore ibyo wavuze buri munsi uhora uvuga wanga leta yacu urumva ariyo leta yawe si ibyo bahora ku munwa wawe wari wabisiba koko cyangwa urashaka wirirwe niba uzi icyo umbwira reka nzamura abandi umuntu araza ahangaha ngo wasenye igihugu ngo wahamagariye abantu intambara nahamagariyemo abantu kereka niba utazi ibyo bita intambara ngo wahamagariye abantu gusenya igihugu hehe nahamagariye abantu gusenya igihugu wa muntu ariko kuki mutinya ukuri iyo umuntu avuze ukuri FPR yanze ko kuvugwa nibyo mwita gusenya igihugu FPR yabujije abantu kuvuga nge nkabaha umwanya bakavuga n'abantu muri FPR mbaha umwanya bakavuga nibyo wita gusenya igihugu se nibyo wita guhamagarira abantu intambara se reka nzane nkubito uremera kujya muri kamera nkubito uremera kujya muri kamera wifunga mikoro fungura tuvugane nk'abantu b'abagabo uremera kujya muri kamera ariko tekereza nkubito ubwo bufite n'ubwiki ndimo ndakubaza ndakumva ndakubaza wifuza kuganira n'ifoto cyangwa n'ibitekerezo by'umuntu mu buryo bwo kunganirana ariko ubundi inkotanyi mwihishe iki inkotanyi ko mukomeye ko muri mu gihugu mwihishe iki ndakumva urimo uranyumva urimo urareba ishati wambaye ukuntu isa urajya muri kamera ndebe yawe wambaye ukuntu isa kanjyemo jyamo urabona uko nsa se n'ukuntu se hari aho bihuriye ndabizi se gusa gute usute bwo ngubwo njye ndabona ufite amaso wowe ufite amaso uretse wumve ufite amaso tega amatwi ufite amaso
ufite amazuru, ufite amatama, ufite amenyo, ufite umunwa, ufite umusatsi, nibyo ndimo kureba. Hari ikindi ufite? rero ubwo nibwo bwenge bwawe. Hari ikindi ubonye ntafite kubyo nkubwiye? Nta bwenge ufite. Ngaho nyigisha ubwawe bwinshi ufite, nta kibazo. Cara wige ugaruke mu rugo, uri agasaza kanyu, sinzi ikibazo uba ufite ahubwo. Nyine ngaho tubwire wowe, yerekana ibyawe bitandukanye n'ibyanjye bitagira ubwenge. Wowe ikibazo rega mu byo uvuga byose nta bwenge bubamo. Nyine shyiramo ibyawe by'ubwenge no guhawe umwanya n'uwawe. Uremera kwiga se cyangwa ntabwo ubyemera? Neza amatwi. Tega amatwi wumve ubeho. Ibyo kuvuga ngo inkotanyi ngo ntabwo wemera ko ngo zivuga ngo zivugira mu bantu. Mu gihe umuntu aba ari kuvuga wowe ukamyotinga, nta bwenge wowe washyizemo rwose. Ubunzi ikize, komeza ushyira kuri kamera utwigishe inshuti. Umunyabwenge. None se ukuntu wisura cyangwa ukeneye ibitekerezo? Ngo nyagasani mana nyirugi. Ukeneye iki? Ubwenge twabubonye wabukoresheje kandi twabubonye wakoze. Nawe rero ukaba uzabwige neza. Nagushimye rwose, komereza aho ngaho inshuti yanjye. Abantu muvugira inkotanyi, ibitekerezo byanyu turabibona biri hejuru, mu rwego rwo hejuru kabisa. Hejuru ariko nta n'uwabishyikira, sinkubeshya. Muvandi wajya ijambo ni iryawe. Yego muze inshuti yanjye. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Nizere ko unyumva ariko network idacitse. Wiriwe cyangwa ntabwo uri mu kunyumva? Cyabo no gutukana kirava he kirajya? Igiki? Ntabwo nari mu. Bamenya bate ko umuntu adafite ubwenge kandi asa nkawe, avuga nkawe, ntacyo afite undi adafite? Bamenya bate ko umuntu atagira ubwenge? Bo ninde wabigishe ko aribo bagira ubwenge? Ngenda shanga umunyarwanda ave yambwire ngo hari wababwiye ngo twebwe nta bwenge tugira, nkuko akubwiye ngo umeze uti, urashaje, uragize uti, ushaje nta bwenge ufite. Ninde wamwigishe ngo abantu nk'abashaje nta bwenge bagira? Ahubwo se Kagonyori abayoboye abanyarwanda barenze miliyoni 13 afite imyaka ingahe? Je hari ibintu bamwumva nta bwenge bubirimo. Icyo kibazo kirajya kwande? Ako kagabo kari karaho ngaho kamayibobo kasinze karyamye ku manywa. Reka ntugatuke kareke kihorere. Nose mayibobo ndagusabye Washington, bari abahungu nibatukana muzaze mubihorera kuko baba bagiye kubanduza umuco bose. Yes. Nge nta uriya mugabo ndahage yanyweye amaraso y'abantu n'ibiro umuyagura yamanutse mu ndege yenda kwikubita hasi ku masikariye ngo nta n'umuyobozi w'igihugu kuki atarya ari umugabo. Bogari, ijambo ni iryawe Bogari. Wiriwe ariko? Mwiriwe neza. Murakomeye. Yego murakomeye cyane. Udusabye kugira ngo tukuzamure uze hejuru. Igitekerezo cyawe waruzanye hano cyari kimeze gute buriya? Umuriro ngenda, so iyo ugeze ahantu hari abanyarwanda cyangwa abantu mu ururimi ntabwo wagenda utabasuhuje. Wankundira nkakubaza? Ntacyo ugira icyo umbaza. Umunyarwanda nyakuri ninde buriya mu banyarwanda gikunze? Umunyarwanda nyakuri nyine icya mbere kuba uri umunyarwanda no kuba uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, icyo ni kimwe.
nkande uvuga ururimi rw'ikinyarwanda. abari hano hasi mbona bari kwandika twese turimo turavuga. Ngewe ntabwo mvuga ikinyarwanda urambeshyeye pe. uri kuvuga iki? Ndavuga ikinyendo. ariko turi guhuza bise ndumva turi uriya se umurundi aje hano akavuga ntabwo mwahuza. twahisa n'abahura ariko urumva ko bari mu rundi Rwanda. None se ngo wavuga yuko avuga ikinyarwanda se? ariko abakigerageza ubwo urumva ko tujya gusangira amazira nta kundi. None se buriya umunyamurenge yaje akavuga uvuga ko avuga ikinyarwanda? so icyambere urumva iyo umuntu muhuje karagita cyangwa muhuje kuvuga ururimi rumwe wa muri bamwe. None se buriya abarundi n'abanyarwanda ni bamwe koko? urumva icyo dupfa nuko turi abantu abarundi no mu barundi ari mu bwoko bw'abanyarwanda nubwo urundi urukwabwo. Ese no mu barundi burya mwamaze gucengezamo abanyarwanda? oya ntago twabacengejemo kuko ntago turi abacengezi. Narinzi ko abanyarwanda bari i Bugande, abo muri Tanzania barabirukanye, no muri Kongo akaba yavuga ikinyarwanda, none ni Burundi mwabagejejeyo? Tese ubwo kandi utabizi. oya umuntu wese mubashe guhuza ururimi muba muri bamwe mfura y'u Rwanda. Oya nshuti nima murabeshya, njye ntabwo ndi umunyarwanda, ariko abarundi baravuga nkabumva kandi n'abatari abanyarwanda, abanyamurenge bavuga nkabumva kandi atari abanyarwanda, abagoyi bavuga nkabumva kandi atari abanyarwanda, abarera bavuga nkabumva kandi atari abanyarwanda, ariko gusa abakiga bo muri Mbwenu hano muri za Bushara yo bavuze simbumva kandi bari mu gihugu cy'u Rwanda. Nanone bariya bo kwijwi ku Nkombo yo bavuze simbumva kandi bari mu gihugu bise u Rwanda. Nanone bano bo muri za Kibungo bano bavuga bavuga amashi. Amanako bito ntabwo ari amashi bavuga ni ikinyagisaka. Bavuga ikirashi. Bariya bavuga amarashi ikirashi rero nabo yo bavuze simbumva singiye kukubeshya kandi bari mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo sinzi icyo mwita u Rwanda n'abanyarwanda ibyo ari byo. Nge ni nayo mpamvu nakojeje n'abanyarwanda ni bande ngo nabatavuga ngo nabavuga rumwe, kandi abarundi bavuze ndabumva kandi ntabwo bavuga ikirundi. hano wari wanditse ngo none se ntabwo dushaka. urumva niyo utazi kuvuga uri mu rwiga kuko turabizi hari abari mu Bubiligi, hari abari mu Bufaransa, hari n'abandi bagiye bari hanze kandi ni abanyarwanda kandi baragenda bakumvikana n'abari bakavugana. Ariko kuki tsindagira abantu mu banyarwanda iyo ndi umunyarwanda yanyu n'abanyarwanda mutsindagiramo abantu ku mbaraga n'iyiki? Kayumba ntabwo uri kunyumva neza. Ikintu nshatse kukubwira kuba utumva ibyo bavuga si uko utabyitayeho cyangwa ngo bitege amatwi, ahubwo ni uko hano haje umuntu uvuga ikirashi Murayimana yo mu ijuru yarangiza agenda ntacyo wumvisha. Haje umuntu uvuga Mbwenu yarangiza agenda ntacyo wumvisha. Uzanye bariya abantu bo ku Nkombo barangiza bagenda ntacyo wumvisha. Gusa nabo bavuga ikinyarwanda. Byaterwa nyine kuba utari kubyumva ni uko utabihaye umwanya ngo ubyige. Nakubajije niba izo ndimi zaba ari ikinyarwanda. Ni ikinyarwanda bavuga kuko bavuga ikinyarwanda. Harimo abavuga ikinyarwanda so n'abatakivuga ni uko batabishaka ariko barakivuga. Pole sana, pole. Reka twumve nkubita ijambo ni iryawe. Ndabizi ntiwajya ku Karubanda muvuga mwihisha. oya ntabwo ari ukwihisha, niba nkeneye bazaze rwose. icyo navuga niba ngukeneye ngaho ngwino hano muri kamera ugaragariza abandi ko ndimo kubeshya. Nzi ko muvuga mwihisha. uretse mbanze nivugire ko icyo uvuze ngo umunyarwanda ni uwuhe muri rusange, nk'ibyo wenda Boga aravuze namwunganira. Ushobora kuba umunyarwanda ariko utavuga ikinyarwanda. Umunyarwanda yego birashoboka rwose. Ukaba waravukiye mu gihugu kindi ariko inkomoko yawe ari u Rwanda, bivuze ngo uri umunyarwanda ufite inkomoko y'u Rwanda. U Rwanda ni inkomoko
si ukuvuga ngo ni ururimi gusa, nubwo bimwe mu bigize u Rwanda harimo umuco n'ururimi, ariko ntabwo byakuraho yuko umuntu wavukiye ahandi ariko akaba afite inkomoko mu Rwanda aba ari umunyarwanda. Ngaruka kuri ibi bintu wari uvuze byo ku Mpombo byo mu Rukiga, ni igice kimwe mu bice bigize u Rwanda, nubwo bashobora kuba wenda hari ururimi bavuga, ariko ntabwo bikwiye ko ari abanyarwanda. U Rwanda ni inkomoko, nicyo kintu nagira ngo banza nkurikire neza. Wemera ko abanyarwanda duhuje ururimi, duhuje n'umuco? Duhuje ururimi n'umuco, ariko nanone bidakwiyeho ko hari umuntu udafite urwo rurimi kandi afite inkomoko mu Rwanda. Ntabwo bikwiye ko umunyarwanda, umuntu ukomoka mu Rwanda, wavukiye mu Rwanda, ananirwazwa gute kumenya ururimi rwe n'umuco? Birashoboka. Umva Kayumba, kamwumvane nkubitoka nkunganire gato Kayumba. Impamvu we nashaka kubivuga, we arimo aravuga ngo ikinyenduga, tuzirikane ko Nduga ni imwe mu mpugu zari zigize u Rwanda. Bivuze yego, none se niba izo mpugu za Nduga na Marangara na Rukiga ari imwe mu mugongo w'u Rwanda, urumva twajya kuvuga ngo uri umunyenduga kandi mu by'ukuri ingobyi guhetsa ari u Rwanda? Ninde wise Nduga u Rwanda? None se Kayumba, umva gato. Witonze niba mbajije nkubito, reka nsubize nimukazana akavuyo hano. Niwe mbajije nkubito, ninde wise Nduga u Rwanda? Uwise Nduga u Rwanda? Ahubwo wambaza ngo ninde wagize agace ka Nduga kakaba kari mu Rwanda, kabayeho gute kakisanga kari mu Rwanda? Bisubiza icyo ushaka, niba icyo nari nkubaje kikunaniye. Impamvu kisanze mu Rwanda ni uko kari mu gice nyine u Rwanda ubwarwo rwabayeho, kuko Nduga yabayeho u Rwanda rwarabayeho. Nduga yabayeho u Rwanda rwarabayeho. Umwami Mashira yayoboye u Rwanda rwa Nduga cyangwa yayoboye Nduga? Yayoboye Nduga ariko ayobora mu Rwanda. Uravugisha ukuri cyane rwose, usubire mu mateka. Ayo mateka uyasoma mu kihe gitabo? Jya muri Karinga. Ndasanga u Rwanda rwarabayeho mbere ya Nduga cyane rwose. Imana iguha umugisha. Ubwo mwumvishe aho barangiye mujya gusoma, ni mu bibura nkubito muzamugira umunyabinyoma. Munyumve neza, bazaze rwose, bazarebe niba bazabanze barebe Gasabo, hanyuma Gasabo barebe u Rwanda. Witonze ntimukagire menshi, waranze aho bajya kubisoma. Icyo nzi ni amateka agaragaza ko Nduga yabayeho nyuma y'uko u Rwanda rubayeho. Njyewe nakubwiye, ntabwo wemera ko Nduga ari kamwe mu gace kari kagize u Rwanda. Nduga ni imwe mu mpugu yari impugu kwayo, yigaruriwe n'abanyarwanda ku mbaraga, bica umwami waho, bahita bafata abantu bari bahari bahindura abanyarwanda ku gituza bamaze kwica umwami waho. Oya, ntabwo Nduga babahinduye abanyarwanda ku mbaraga Kayo. Ushatse kumbwira yuko Gasabo yabayeho nyuma y'u Rwanda? Nduga yabyawe n'u Rwanda. Yego Nyagasani. Ushatse kutubwira yuko Gasabo yabayeho nyuma y'u Rwanda? Gasabo ariyo Rwanda? Gasabo n'u Rwanda ni iki cyabayeho mbere? Gasabo. Ubwo ni ukuvuga ngo kubera iki Gasabo yabayeho mbere, u Rwanda rwaturutse rujya kwinjira muri Gasabo? Gasabo kubaho yari u Rwanda, ahubwo wambaza ngo nongera ngusubize icyo nari nkubaje. Etse gatoya, impamvu nakubwiye ko Gasabo n'u Rwanda niki cyabayeho mbere? Ongera ugisubize nkuko wari ugisubije cyangwa ugihindure. Nakubwiye Gasabo y'ubwayo nirwo Rwanda, kubera yuko niyo yagutse mu kwaguka kwayo. Rwanda ni amashuti yanjye. Gasabo n'u Rwanda niki cyabayeho mbere? Ugira ngo si bimwe se? Nyina niki cyatanze ikindi kubaho muri Gasabo? Gasabo n'u Rwanda niba kimwe cyaragukiye mu kindi, urumva bitandukanye he? Nge nta kibazo mbifiteho. Gasabo n'u Rwanda ku mateka yawe uri mu kutwigisha, Gasabo n'u Rwanda niki cyabayeho mbere? Ni Gasabo yabanje cyangwa u Rwanda rwabanje? Ni bimwe. Byabereho umunsi umwe n'itariki imwe n'isaha imwe? Ni bimwe, kubera yuko Gasabo yaragutse. Kuvuga ko ari bimwe bisoma mu bihe bitabo.
Kayuye jewe ntabwo naje kwiga amateka uyu munsi, ahubwo abaduteze amatwi bo bazajya kuyashaka ayo mateka nibatayasanga kandi avuguruza hehe nyine kabarangira uburyo u Rwanda n'abarangiye uburyo u Rwanda na Gasabo byabereyeho rimwe ari byitiwe rimwe u Rwanda rwa Gasabo umunsi umwe. N'abarangiye ibyo navuze babyumvishe. Wemera yuko Gasabo yari iyobowe mbere yuko abitwa abanyarwanda baza kwica umwami wabo. None se u Rwanda Kayo, u Rwanda rujya kubaho umwami wa mbere wari uyoboye n'uwuhe? Umwami wa mbere wayoboye u Rwanda n'uwuhe? Yitwa nde? Ntabwo muzi, kereka ari wowe umutubwira. Abaze Kayo, kuki wicarira ukuri ukuzi mu by'ukuri? Iki gihe nicyo mpfa nawe. urimo uracurika ibintu. Tubwira umwami wa mbere wayoboye u Rwanda. Ntabwo ncurika amateka. Nyine umwami wa mbere wayoboye u Rwanda ninde? Washington mumwihoreye. Tubwira umwami wa mbere wayoboye u Rwanda ninde? Gihanga wa mbere Ngoma Ijana. U Rwanda rwaheraga hajya kuruyobora rukagera he? Gasabo, rwaheraga Gasabo rugenda rwaguka. Rukagera he? Rwari Gasabo nyine, kino gice kijya kwegeranya Nyamirambo. Nyine rwaheraga hehe rukagarukira he? None se Kayo, jewe ikintu ndimo nkubwira urimo uracyumva mu by'ukuri? Gihanga ntugiye kumubeshyera buriya, ayo mateka ariko ubundi wayasomye. Gihanga ntabwo ari wowe wayoboye u Rwanda bwa mbere se? Simbizi, nyine atubwire wowe ubizi naho wabisomye tubwire. Niwe wayoboye u Rwanda bwa mbere, no kugira ngo rujye kwaguka rwagutse kubera we ruza kugenda rwahugurwa n'abandi bami bamukurikiye kugera kuri Kigeli wa kane Rwabugiri. Kwagukuza icyo bivuga? Ni ukwanda. Kwanduza icyo bivuga? Ni ukwaguka nyine. Kwagukuza icyo bivuga? Cyane rwose. Bivuga iki? Ni ukuva ku kintu gitoya kiba kinini. Ubu ndamutse narindi hano muri iyi nzu, hakaba hari umuntu twari duturanye benda hano, iyi nzu nkaba nayinjiyemo nishe ba nyirayo, nkaza nkayifata barimo nkabigarurira, nkahita mpita Rwanda, narangiza nkajyana hariya nabo nkajya kubica nabo nkahita Rwanda, abo masanze nkagenda mpita Abanyarwanda. Biba bivuze ko abo ngabo nahasangaga bari Abanyarwanda cyane rwose. Ahubwo ubwo ari kubyumva ntacyo bitwaye. Ngaho bogari ijambo ni iryawe, ndabona ushaka kutuvuga. Kayumba ndagira ngo nyutinga gitoya. Kayumba icyo akora we yica ibintu abizi kandi abishaka n'ubundi. Nyine bigorore kuko nkubito nawe yigorore nk'uko ushatse, ariko ntabwo ndi kuvuga amatiku hano, ntabwo naje kuvuga. Nyine subira mu mateka utwereka uburyo, utwereka aho u Rwanda rwahereye, cyangwa utwereka niba hose hari u Rwanda, utwereka aho rwaheraga n'aho rwagarukiraga. Ariko Kayuka nkuhe proof ntoyi ko Amerika iza kurwana mu bihugu bigiye bitandukanye, aho irwanye igafata haguma ari muri icyo gihugu cyangwa ahitwa muri Amerika. Nge simbizi, wenda aho muri Amerika urabizi, wenda mubayo kuyo muhafashe niba mubwire nondeho. Dore ikindi nshatse kukubwira rero Kayumba, amateka yose ndumva yahaze, ariko rigwakana ko uri umunyarwanda. Wanjye ntabwo ndi umunyarwanda, kuki ubinsindagira Mariko? Uranyinsindagira narakwakana ibintu ntwara. Nawe uri umunyarwanda, hari ikibazo gihari? None se ayo mateka yose yakuye he? None se kumenya ubwo ko ushatse kumbwira muri Amerika uhindutse umunyamerika? None se njye ntabwo ubwiye amateka yawe cyangwa ubwiye ibyo tubona? Nyine ibyo ngibyo ubona nanjye nshobora kuba ari ibyo nabonye ayo ngiyo aho wita u Rwanda ukarwiyitirira. Ukabisesengura se nk'uwabyize cyangwa ukabisesengura nk'ubizi? None buri usibye kutatubwiye urumva ko mukunda amatiku, we tubwira aho u Rwanda rwaheraga naho rwagarukiraga kuko urabizi, ni uri umunyarwanda wuzuye winjije wenjana mu mashyi. Cyo ndi kukubwira ngo ubivuga nk'uwabyize cyangwa ubivuga nk'ubizi? Wowe tubwire, wowe ni wowe ubizi aho u Rwanda rwaheraga naho rwagarukiraga. Njye nicyo nshaka, ibindi byose n'amatiku. Njyewe ntabwo ari kunsubiza ibyo ndi kubaza, nicyo kibazo, kugira ngo musobanurire numve nta kibazo cyawe gihera. Wowe sinamenyereye amatiku yawe bugiye hasi. Nkubito twikomereza ibyo twari turi muri hano umutesha mutwe. Kayumba
uwo mugabo arihuse kugenda kubera nendaga kumubaza. Ntabwo reka mbwira Washington mukunda guterana amagambo n'abantu adafite umumaro. Umuntu udafite icyo yungura abantu nta mpamvu yo kuza hano. Biriya ari kubaza urabona bitumariye iki koko? Nibaza aho u Rwanda rwaheraga namuhaye umwanya ngo avuge ukuri nuko nabihaye nkubito ibyo yavuze.